Dutangirana n'umukobwa mwiza witwaga Melissa. Icyo gihe hari mu ijoro yaragiye kuryama. Mbere y'uko aryama ariko hari ibyo yabanje gusoma kuko hari inama ikomeye cyane yagombaga kwitabira mu gitondo, kandi nawe hari ibyo yagombaga kuzageza ku bitabiriye iyo nama nk'umuyobozi wa kampani yari ikomeye cyane. Yagombaga kwitonda cyane akanareba neza ibyo yagombaga kuzavuga byose. Yaje kuryama, mu gitondo arabyuka aritegura, yambara neza cyane, imyambaro yari imubereye. Amasaha umushoferi we yamugereragaho kandi nayo yari ageze. Yafashe ibyo yari akeneye byose, afata na telefone ye mu ntoki ariko arebyemo arikanga. Yabonye umushoferi we wari usanzwe umutwara yamwohereje mesaje saa 9 z'ijoro. Yarikanze aribaza ati saa 9 z'ijoro? Ubu se niki yashakaga kumbwira saa 9 z'ijoro? Yahise areba abona yari yamwandikiye amubwira ko yarwaye ko ndetse ari no mu bitaro. Melissa iyo message yaramutunguye cyane, nta nubwo yari yigeze yibona mbere. Yahise amuhamagara aramubaza tumeze ute? Aramusubiza amubwira ko birimo kuza, ko abaganga bakirimo kumwitaho. Melissa aramwihanganisha ariko aramubwira ati message yawe ntago nari nigeze nyibona. Ikindi gihe nuzajya uhura n'ikibazo nk'icyo ngicyo gituma utari buze kuza mu kazi, ujye umpamagara shaka undi muntu ntwara hakiri kare. Aramusubiza ati byari amasaha mabi cyane, natinye kubakangura mumbabarire, ariko ubutaha nzabikosora. Melissa aramubwira ati mbabarire kukubwira gutyo kandi wirwariye, ariko nyine ubutaha nizeye ko uzajya umpamagara ukabimenyesha, nawe ukaba urishoka ko mbizi. Ntihazajya hagira ikibazo gituma utari buze kuza mu kazi, uzajya umpamagara nta kibazo nzajya nkwitaba. Yamwifurije kurwara ubukira, ubundi baratandukana. Melissa nawe ahita yiyemeza kwitwara dore ko n'amasaha yaramaze kugera kure, kandi inama yaragiyemo atagomba kuza kuyikererwamo. Melissa nubwo ataramenyereye ibintu byo kwitwara, ariko yumvaga agomba kubikora kubera yuko nta yandi mahitamo yari afite. Yakije imodoka aragenda, kandi rwari n'urugendo rurerure. Ageze ahantu hamwe ariko mu muhanda w'itaka, imodoka ye yatangiye kumutenguha. Imodoka yatangiye guhinda nabi cyane isakuza. Melissa arikanga ati ibi ni ibikira? Akibaza ibyo, moteri yatangiye guhinda nabi cyane bitunguranye, ariko noneho n'ibyo guhinda bivaho, ahubwo noneho ihita yizimya. Melissa byaramuyobeye ati no, ntago bishoboka, ibi ni ibiki bimbayeho? Yahise agerageza kongera kuyatsa ngo agende, ariko neza biranga. Byaramuyobeye ahita asohoka mu modoka na panike nyinshi cyane, atangira gutekereza yibaza n'ikintu agiye gukora. Yageze ahita agenda afungura imbere, agerageza gushakisha ahantu haba hari ikibazo, akitegereza cyane nk'aho ariho ubwaho hari buze kuza kumubwira ko hari ikibazo, kuko nta kintu na kimwe yari azi ku byerekeranye n'imodoka. Yakomeje kwitegereza cyane yibaza byinshi ku kuntu byaba byagenze, ariko igisubizo arakibura neza. Yahise afata telefone ye ngo ahamagara asaba ubufasha, ariko nabyo ntibyakunda kuko ahantu yari ageze nta network zari zihari. Yatangiye kuzamura fone ye hejuru ngo agerageze kubona network, atangira no kugenda azenguruka ashakisha ngo arebe ko yabona rezo ngo agire uhamagara amusaba ubufasha, ariko neza akabona birimo kwanga. Yumvisha agiye nko kurira, akomeza kugerageza uko ashoboye kose, ariko ageze ahantu hamwe abona noneho guhamagara byakunda. Akiri aho nta muntu arahamagara, yumvise umuntu urimo ugenda inyuma ye. Ahindukiye abona n'umusore muremure wirabura wambaye ishati imeze nk'iriho amavuta, nka kwa kundi ku myenda y'abakanishi iyo bari mu kazi biba bimeze. Uwo musore yanyuze kuri Melissa ashaka gukomeza kwigendera, ariko abonye ukuntu wagira ngo umukobwa yataye umutwe n'imodoka yayivuyemo iparitse aho ngaho ku ruhande, ahita atekereza ko ashobora kuba afite ikibazo. Aramwegera aramusuhuza aramubaza ati imodoka yawe yagize ikibazo? Melissa ati yego yazimye yanga kongera kwaka, kandi mfite inama mu minota 30 gusa. Melissa yabivugaga ubona byamuhangayikishije cyane nk'umuntu, kandi
wari umaze igihe kinini cyane ari mu makuba, akaba abonye umutabazi. Uwo musore witwaga Philbert aramubaza ati nareba uko bimeze. Melissa ntiyashidikanya, ntiyamubaza ibibazo byinshi cyangwa se ngo azane ubwiyemezi kubera icyubahiro cye yari afite nka CEO wa kampani ikomeye cyane kandi ukiri muto. Arikiriza aramwemerera ko yagenda akamurebera, hanyuma bombi bahita bagenda berekeza ku modoka. Philbert yegezeho ahita atangira kureba ibintu byose, areba amavuta, areba radiyateri y'imodoka, areba amazi, akomeza gushakisha ibintu byose, ariko asanga amazi n'amavuta byashize. Gusa ahandi hose ku modoka nta kibazo cyari gihari, yari nzima rwose, na moteri nta kibazo yari ifite. Mu masegonda makeya yari abashije kubona ikibazo gihari. Yabibwiye Melissa. Melissa ahita avuga ati mana yanjye, ni ibyo ngibyo gusa? Ibaze ko njyewe maze umwanya munini ahangaha nareba ahantu hari ikibazo. Aramubwira ati muri buta ariko harimo icupa ry'amavuta ya moteri, ese nayazana tukayashyiramo? Philbert ati yego nta kibazo wayazana. Undi nawe ahita agenda arayazana nuko bayashyiramo. Melissa aramubwira ati ikibazo gisigaye ni amazi, hano se hari ahantu hafi umuntu yayakura? Turabigenza gute? Philbert utaravugaga menshi aramubwira ati ntegereza gato reka nze nyazane. Icyo gihe Philbert yabivuze yarangije no kugenda, hanyuma Melissa nawe ahita agenda amukurikiye kugira ngo arebe ahantu akura amazi. Yagiye kubona ariko abona hari inzu yari iri aho hafi, abona niho yinjiye. Akimara kubona ko yinjiye aho hantu yahise yigarukira ku modoka ye, gatanamubona ko yari yamukurikiranye. Nta kanya kanini kashize Philbert yahise agaruka n'amazi ayazanye, ayashyira aho yagombaga kuyashyira. Abirangije byose aramubwira ati ongera watse imodoka yawe. Yahise yinjira mu modoka ye koko arayatsa, noneho bihita bikunda, ariyamira imodoka kuko yari imeze neza cyane rwose, nkaho nta n'ikibazo na kimwe yigeze igira. Melissa yarishimye cyane, isura ye yuzura ibyishimo, aramwenyura, byari bimeze nk'izuba rirashe. Yahise asohoka mu modoka ye aramushimira cyane ati urakoze cyane, urakoze kumfasha. Philbert ati nta kibazo, abivuga arimo nihanagura intoki. Melissa nawe ubwo niko yarafashe isakoshi yo mu ntoki arimo kuyifungura, ahita akuramo n'amafaranga arayamuhereza, atakira aya mafaranga mu rwego rwo kugushimira. Mu kuyamuhereza ariko ntabwo yigeze ayakira, yazunguje umutwe arayanga ati wishimira, nta kintu gikomeye nkoze, ni amazi n'amavuta gusa, nta kindi kintu kidasanzwe nkoze. Melissa ati ndakwinginze mbabarira uyakire, kandi ibintu ukoze birakomeye cyane, ntabwo ari ibintu byoroheje nk'uko urimo kubitekereza. Philbert akomeza guhakana ati hoya, nta kintu kidasanzwe nkoze, ibi ni ibintu umuntu uwo ari we wese yakora. Noneho ndabona nakomeza nkigendera. Nuko ahita nigendera koko. Melissa nawe yasigaye ahagaze aho ngaho n'amafaranga ye mu ntoki. Yari yagize ngo wenda araza kuza kwisubiraho ayafate, ariko ntabwo yigeze ayafata. Yakomeje kwigendera, nta no guhindukira ngo arebe inyuma. Yamurebaga agenda, yaravuye aho ngaho nta byinshi bavuganye, nta zina rye yari amubwiye, ariko hari ikintu kuri we atari abashije gusobanukirwa cyatumaga yumva hari byinshi yamumenyaho. Nawe yahise ajya mu modoka aragenda, akomeza urugendo yerekeza aho yari agiye. Kuva uwo munsi we na Philbert ntabwo bongeye kubonana. Nka nyuma y'iminsi 10 ariko batandukanye, Melissa yisanze ahagaze wenyine arimo kureba mu idirishya, arimo aratekereza ku musore cyane wamufashije, umusore utuje utari ufite interest na nkeya ku mafaranga. Umusore wirukanse akajya kumushakira amazi yo gukoresha atabimusabye, ari ubyibwirije, bitanamubangamiye habe na gatoya. Yamutekerejeho cyane, akomeza kumara akanya kanini arimo kumutekereza, maze uko izo nzibutso ze zose zimugarukaho yisanga atangiye no kumwenyura. Hashize akanya, inshuti ye bakoranaga Leila
wari Chief Operating Officer yaje aho ngaho yari ari amara akanya arimo kumwitegereza, ariko Melissa we ntago yari yigeze amubona. Leila yabonye ukuntu noneho atangiye no kumwenyura, aramubwira ati ariko se bimeze bite? Melissa acyumva ijwi yarikanze, ahita ahindukira aramureba. Leila araseka aramubwira ati uzi ko aho hantu uhamaze iminota irenga 5? Noneho se wavuye ku izima uri mu rukundo? Urimo uramutekereza? Melissa nawe aramwenyura aramubaza ati ntekereza ndetse? Leila nawe aramubwira ati ukuntu nkuzi n'ukuntu ndimo kukubona biratandukanye cyane, byanze bikunze hari icyabaye, hashobora kuba hari umuntu mwahuye pe, ntago ari gusa. Melissa aramwihorera ahubwo aramubwira ati ndagiye, amasaha asigaye yose ntago mpari. Leila kubyumva biramutungura ati ntago bishoboka, uragiye wowe ukava mu kazi imbere ya saa 12 za nimugoroba? Ntago ndimo kubyumva, ntago bishoboka pe. Melissa ati ntago bishoboka, ariko kuri uyu munsi birashobotse. Yahise agenda kuko agenda nta mushoferi aritwara, yagendaga yerekeza muri wa muhanda yahuriyemo na Philbert. Yahageze ubona ko butangiye kwira, ahita aparika neza n'ubundi hahandi imodoka yagiriye ikibazo. Amaze guparika yahise agenda yerekeza muri rwa rugo Philbert yagiye kuzanamo amazi. Ahageze uwaje kumwakira ni umumama ubona ko akuze, atangira no gutekereza ko wenda ashobora kuba ari mama wa Philbert. Yahise amusuhuza aramwibwira, amubwira amazina ye, hanyuma amubwira n'ikimugenza. Kumubwira ikimugenza ariko yari yavuze uko abivuga, cyane ko n'izina rya Philbert atararizi, nta nubwo yari azi neza ko n'iyo quartier ariyo yari asanzwe atuyemo, nta kintu na kimwe yari azi. Gusa yaramubwiye ati hari umuhungu wamfashije imodoka yanjye yagize ikibazo, namubonye yinjira hano aje kuhafata amazi. Ntago nzi niba mwaba mumwibuka cyangwa se niba mwaba mumuzi. Uwo mumama atangira gutekereza, aramubaza ati imodoka yawe yari yagize ikibazo aragufasha? Uwo nguwo ndumva ashobora kuba ari umwisengeneza wanjye uko byaba bimeze kose, yitwa Philbert, niwe ukora ibyo bintu inaha, niwe ukanika amamodoka. Melissa ahita yishima aramubaza ati namubona gute? Aramubwira ati afite ahantu akorera hano hafi. Aramurangira umuhanda anyuramo, ati ukihagera urabona umutaka acururizamo udukoresho twe. Nuko akomeza kumubwira ati utanamubonye kandi ubaye ugeze aho ngaho ndimo kukubwira waciye muri uwo muhanda, uhageze ugasanga wenda ntawe uhari, wabaza n'undi muntu wese wahasanga bakakurangira aho yaba yerekeje kuko abantu baho bose baramuzi. Melissa yaramushimiye cyane amusezeraho, hanyuma ahita agenda yerekeza aho yari amaze kumurangira. Ntago hari kure, yahagenze iminota mikeya ahita ahagera, na wa mutaka bari bamubwiye akoreramo arawubona, ndetse yewe na Philbert ahita amubona, ariko amubona hari umukiriya arimo gufasha. Melissa ntago yabageze iruhande neza, yagumye hirya ho gatoya ahita aparika, ntiyanasohoka mu modoka, aba yigumiye mu modoka ye kugira ngo ategereze Philbert abanze arangizanye n'umukiriya bari kumwe, ari nako yibaza amagambo ari buze kuza kumubwira naramuka amugezeho ayariyo. Bidatinze Melissa atarasohoka mu modoka, umuhungu ubwe yahise aza kumwirebera, aza amusanga ariko atamumenye, agenda ari nk'umukiriya agiye gufasha. Amugeze iruhande, Melissa yamanuye ikirahure cy'imodoka asa nk'uwirebera hirya. Philbert aramusuhuza ariko batarimo kurebana mu maso, ahubwo ahita atangira kwitegereza imodoka yari arimo kubona, yibaza n'ikibazo yaba yagize icyo ari cyo. Imodoka yabonaga atari bwo bwa mbere ayibonye, ariko n'ubundi nk'umukanishi imodoka zamunyuraga mu maso zari nyinshi. Amaze kumera nk'uyizenguruka, Melissa noneho yari yasohotse mu modoka ariko arimo kwirebera inyuma. Philbert aramubaza ati mabuja byabagendekeye gute ngo tubafashe? Melissa nta jambo yavuze, ahubwo noneho yahise ahindukira aramureba, bararebana bombi baramwenyura.
Philbert aramubaza ati burya yari wowe? Melissa aramusubiza ati yego ni njyewe, uranyibuka? Ntiyamubwira ko amwibuka cyangwa se atamwibuka, ahubwo arivugira ati ubushize byari amazi n'amavuta, reka turebe wenda ko noneho atari ikindi kibazo cyaba gihari. Kumubwira gutyo byagaragazaga neza ko amwibuka 100%, kandi Melissa nawe biramushimisha cyane kubona kimwibuka. Yahise ashaka gufungura ngo arebe ikibazo gihari, ariko Melissa aramubuza, arabyanga, aramubwira ati Philbert, imodoka yanjye nta kibazo na kimwe ifite. Philbert arikanga, aramubaza ati uvuze ngo nde? Ninde muntu wakubwiye izina ryanjye? Wamenye gute? Ko njyewe ntigeze mbikubwira, wabikuye hehe? Melissa none yahise amusobanurira, amubwira ukuntu byose yabimenye, bakamurangira n'ahantu akorera. Aramubwira ati ni byiza noneho, none se mwebwe mwitwa bande? Melissa nawe yahise amwibwira. Philbert aramubwira ati nishimiye kubamenya. So none niba utaje gukoresha imodoka yawe nta kibazo ifite, kubera iki waje kunshaka ukananshaka ayo makuru yose ukamenya n'ahantu nkorera, byari byiki? Melissa aramubwira ati mbabarire kuko bisa nkaho ari ukugukurikirana wa mugani, ariko humura ntago ari nabi bituma ngushakisha, nashakaga kuza kugushimira. Aramubwira ati kunshimira? Ubushize urabizi neza ko nabyanze, nakubwiye yuko bitari ngombwa. Biriya ntago byari ibintu biremereye cyane, ni ibintu buri muntu wese yareba akamenya, n'umuntu utari umukanishi yabikurebera rwose. Amavuta twongeyemo kandi nayo yari ayawe, amazi twashyizemo nayo sayo naguze, nakuye kwa shangazi wanjye. Nk'ubwo koko urumva ari iki nakoze kidasanzwe? Melissa ati ntago wabyumva wowe ukuntu wankoreye ibintu bikomeye cyane, gusa uyu munsi wa none babarira wakira ibyo ngiye kuguha, noneho ntago ari amafaranga. Melissa wari waramwitegereje cya gihe akabona imyenda yambaye, akazi akora kariko, yari yahise akamenya kandi yabibonye yuko agiye mu kazi. Icyo gihe noneho yari yamuzaniye envelope irimo ibikoresho akenera mu kazi ke ka buri munsi, harimo isarubeti nziza cyane yabugenewe, harimo ga zo kwambara mu gihe ari mu kazi, n'ibindi bikoresho ashobora gukenera. Philbert noneho yarabyakiriye, aranamushimira cyane, nuko baricara batangira no kuganira, bicarira ku dutebe twari turi aho ngaho tw'utubaho. Utwo tubaho bari bicayeho twari duteretse ahantu munsi y'umutaka Philbert yabaga yicayemo acuruza udukoresho twe, anategereje abakiriya, cyane cyane ko n'amamodoka y'aho ngaho bari batuye yari makeya. Nyuma y'akanya gato yabicaye yaramubwiye ati ntago nari nzi ko nzongera kukubona. Melissa nawe ati nanjye cyagiye ntago numvaga ko nzagaruka kukureba, ariko uriya munsi wakomeje kuguma mu ntekerezo zanjye, nakomezaga kuwutekereza nkumva ari na ngombwa ko nazagaruka kukureba. Philbert aramubwira ati ntago usanzwe kuba ugarutse kureba umuntu nkanjye. Aramubwira ati ibyo ngibyo ndimo kubikubwira kubera ko muri iyi minsi abantu bari bize cyane, barahuze cyane, bamwe bihugiyeho, buri wese usanga afite ibyo ahugiyemo bimubyarira inyungu. Kubonera umwanya abantu ntago bigikunda kuko biba bisa nkaho ari ugutakaza umwanya kuri bamwe. Melissa ati njyewe ntagaruka nguko mbibona, yego nibyo amafaranga turayakeneye, ariko n'abantu turabakeneye. Sintekereza ko hari icyo yaba amariye yonyine nta bantu mfite, niyo mpamvu n'umwanya muke wose mbasha kubona ngerageza kuwubonamo n'umwanya mp'abantu banjye. Biragoye ariko ndagerageza, ni uko njyewe mbitekereza. Philbert ibyo bintu byose yakomezaga kumubwira byatumaga agatungurwa cyane n'umukobwa mwiza gutyo, noneho w'umukire ufite umutima nk'uwo nguwo. Agahita amubaza ati nibyo koko niko ubitekereza? Undi nawe akamusubiza ati yego. Philbert agahita amubwira ati ndumva tumeze kimwe, nanjye ni uko nguko mbitekereza. Akimara kumubwira ko ariko nawe abitekereza bakumva babihuriyeho, bahise barebana bombi baramwenyura, bakomeza no kuganira,
baharana nimero za telefone. Baganiriye ku bintu bisanzwe. Melissa amubwira impamvu yagarutse kumureba, amubwira kuri kampani akoreramo, ariko abica hejuru ntiyamubwira byose, akamubwira ko iyo kampani akoreramo ari iye. Philbert nawe yatangiye kumubwira ibye, amubwira ko yari afite kampani ikomeye cyane, yagiraga ibikoresho by'imodoka bakanazikanika. Aramubwira ati kampani yari yanjye, ariko mfite n'abantu dukorana bya hafi. Muri abo bantu rero twakoranaga harimo n'umukobwa twakundanaga witwaga Flora. Ati uwo Flora ni nawe wangambaniye afatanyije n'undi mushoramari wari inshuti yanjye cyane unamba hafi witwaga Camille. Nawe nibwiraga yuko ari inshuti yanjye magara, ariko bose barangambaniye, kampani barayintwara, nisanga uku nguku nta kintu na kimwe nsigaranye. Nisanze mpagaze njyenyine, umukobwa ntakimufite, kampani itagihari, n'inshuti yanjye Camille itagihari. Uko yakomezaga kuvuga uwo mugabo witwa Camille, ariko Melissa yarikangaga. Ati uwo mugabo Camille ndamuzi, nabo bakorana bose ndabazi, nanjye twigeze gukorana, ariko njyewe nabamenye kare mpita ndekana nabo. Ati twararekanye kuko nari ntangiye kubavumbura, ubishatse rero njyewe nagufasha. Arakomeza aramubwira ati nagufasha mu buryo bugendanye n'amafaranga, nkagushakira umwavoka wagufasha turamutse twihuje. Ataragira ibindi avuga, Philbert arakara cyane, aramubwira ati ngaho rekeraho rwose, ni kandi ntihagire ibindi bintu uvuga. Akavuga ati ubundi kuki nakwizera, waje gutyo gusa ntazi ahantu uvuye, none utangiye kuvuga ngo wigeze gukorana n'abantu bamebukiye, none ngo uragira ngo twihuze dukorane, urashaka kumfasha? Melissa ati ariko nyine ukeneye ubufasha. Philbert arabyanga, ati reka nta bufasha bwawe nkeneye, genda kandi ntuzagaruke hano, na nimero ya telefone maze kuguhereza nushaka uhita uyisiba, kuko ntago nkeneye yuko uzampamagara. Ndavuze ngo haguruka ugende ntuzanagaruke. Melissa byaramuyobeye, akomeza kwinginga umusore amubwira yuko ibyo arimo kumubwira ari ukuri ko yamufasha, ariko undi nawe arabyanga. Yabonye nta kundi, ahita ahaguruka arigendera koko. Amaze kugenda, Philbert yasigaye atekereza ati uriya mukobwa yari afite ibimugenza. Ese ubundi ni uwuhe mukobwa usobanutse nk'uriya w'umusirimu usanzwe yitwara, wananirwa kureba utubazo nka turiya tworoheje koko imodoka ye yaba ifite amazi n'amavuta? Ninde muntu utunze imodoka noneho unitwara utazi kubireba? Ese ubundi kubera iki byabaye ageze hafi y'aho nkorera? Byose buriya yari yabiteguye. Bariya bantu bambwiye ko bazandimbura burundu, n'izina ryanjye ntirizongere no kwibukwa. Buriya babonye ntangiye kongera kubura umutwe, none banteza umukobwa nk'uriya mwiza kandi w'umukire. Nagende rero dore muvumbuye hakiri kare. Bandiye rimwe, bandushije ubwenge rimwe, barankoresha, ntago bizongera kubaho ukundi. Nibatware biriya, nta kintu cyanjye bazongera kugeraho, kandi nzakomeza nkore, nzanarenza naho nari ngeze, ntago nzigira nshika intege. Yakomeje gutekereza byinshi, akumva akomeje kurakarira Melissa cyane, kuko yarimo gutekereza ko ashobora kuba ari gukorana n'abo bantu bamuhemukiye, agakeka ko bashaka kongera kumusubiza hasi. Yakomeje kwitegereza nimero ya telefone yari amaze kumuha, akumva yanayisiba kuko yumvaga nta kintu ashaka ko kizongera kubahuza. Nyamara ariko gusiba namba ye byaramunaniye, byaranze neza. Yarayigumanye nubwo yumvaga atazi ikintu azongera kuyimarisha, kuko yari amaze kumwihanangiriza amusaba kutazongera kumuhamagara no kugaruka kumureba. Yumvaga ibye nawe birangiriye aho ngaho. Mu minsi yakurikiyeho, Melissa yaricaraga agatekereza ku muhungu bari bamaze iminsi mike babonanye. Umuhungu utarifuzaga kuzongera kumubona mu buzima bwe, nyamara we kandi kuva ku munsi bamenyaniyeho yarifuzaga ko atazongera kumuvira mu buzima. Yaribazaga ati ariko kubera iki isi irimo kugenda imera nabi cyane, irimo irerekeza ahantu habi cyane kubera ubugome n'akagambane abantu bakorerwa? Nta muntu ukizera ko ineza ikiriho. Gufasha umuntu no kumugirira neza
Biragoye cyane ko yabyizera kubera kumenyera kubabazwa. Byamuteye ubwoba, azi ko nanjye nshaka kumugambanira no kumukoresha. Yakomeje gutekereza ikintu yakora ngo amwereke ko ari ubufasha gusa ashaka kumuha, ariko arakibura neza neza. Rimwe akiyemeza kujya kumureba cyangwa se kumuhamagara ngo bongere babiganireho, ariko ubwoba bukamwica ntabikore. Nubwo ariko atigeze amuhamagara cyangwa se ngo ajye kumureba, nta na rimwe yigeze ahagarika kumutekereza. Iminsi yaricumye, Philbert nawe wari uzi ngo agiye guhita amwibagirwa, ntabwo byigeze bimukundira kuko ntabwo yigeze ahagarika kumutekereza. Mu kazi, imodoka yose ihenze, akikanga ari iya Melissa ugarutse kumureba, ariko agasanga atari we, maze bikamubabaza cyane. Yaramukumbuye cyane, yumva ashaka kongera kumuvugisha, akavuga ati ngomba kongera kumuvugisha, reka ne kumucira urubanza, wasanga atanafatanyije nabo cyangwa se adashaka kunkoresha nk'uko njyewe ndimo kubitekereza. Nyuma y'igihe noneho yiyemeje kumuhamagara. Yafashe telefone ye arahamagara, Melissa nawe aho yari ari kubona umuntu umuhamagaye ari we, maze arikanga. Nicole yari amaze igihe kinini yifuza, anayitegereje cyane, nubwo atarazi igihe azayibonera cyangwa se niba azigera anayibona mu buzima bwe. Yaritabye, amaze kwitaba Philbert aramubwira ati ni njyewe Philbert. Melissa ati yego nabibonye, namba yawe ndayifite. Akimara kumubwira gutyo, aramusubiza ati ntago nari nzi ko ugifite nimero yanjye, nyuma y'ibyo nagukoreye byose nari nzi ko wese uyisiba. Umbabarire cyane, umbabarire ku byo navuze byose, umbabarire kandi n'uburyo nabikubwiyemo nari narakaye cyane, ntabwo byari bikwiriye. Melissa aramubwira ati narakubabariye. Philbert nawe akomeza amubwira ati warakoze cyane kumbabarira. Mfite ikibazo gikomeye cyane Melissa, nibagiwe kwizera abantu, nta muntu n'umwe nkizera, ntabwo kandi menyereye kubona umuntu uza akamfasha gutyo gusa nta kiguzi, nta kintu na kimwe. Rero kubyizera byarangoye cyane. Melissa ati yego kuko biragoye cyane kwizera umuntu ugukoreye ikintu nta nyishyu, nta kiguzi na kimwe muri iki gihe, ariko nyizera kubera ko nanjye narakwizeye. Ese uribuka duhura bwa mbere, nawe waramfashije ntakuzi kandi nta kiguzi na kimwe wigeze unsaba. Rero biriya bintu hari icyo byanyibukije mu buzima bwanjye, hari icyo wanyubatsemo, hari icyizere wongeye kundemamo. Buriya wameze nk'ukanguye umuntu wari umaze igihe kinini cyane asinziriye, washitiye umutima, wari warabaye ibuye, nawe wari waratakarije abantu icyizere. Rero hari abantu bameze nkawe bakiriho. Biragoye, ariko twagerageza no kwizera. Abantu bose si babi, abeza ntago bashize. Yamaze kumubwira gutyo bacikaho gatoya, Philbert aramubaza, anamubwira gahoro yitonze ati se wanyemerera tukazajya tuvugana, nkaguhamagara, byaba ngombwa tukanahura tukaganira. Melissa nta kintu yifuzaga nk'ibyo ngibyo yari amaze kumusaba, yahise abimwemerera, undi nawe amushimira yuko abyemeye. Ntabwo bavuganye byinshi, bahise batandukana. Bamaze kuvugana, buri wese yumvaga hari ukuntu arimo kwiyumva. Nubwo bavuganye iminota mike itageze no kuri 5, ariko byari bisobanuye byinshi kuri bo. Mu minsi yakurikiyeho barahamagaranaga bakavugana ibintu byoroheje biri aho, nko kubazanya ngo waramutse ute n'utundi tuntu turi aho dukeye. Byabaga ari ibintu bisanzwe, ariko buri gihe iyo barangizaga kuvugana, Melissa yisangaga arimo kumwenyura. Nyuma y'ibyumweru 3 batangiye kongera kuvugana, umukobwa yasubiye kumureba. Umuhungu yaramubonye ahaguruka agenda amusanga, aramusuhuza, bicarira kuri twa dutebe tw'utubaho twari aho ngaho aho yakoreraga. Baganiraga bishimye cyane. Melissa ntacyo byari bimubwiye kwicara ahantu nk'aho ngaho kandi ari umusirimu. Philbert yaramwitegereje abona ukuntu nta kintu na kimwe bimubwiye kuba ari ahantu nk'aho ngaho haciriritse. Aramubwira ati mu by'ukuri urantangaza cyane, ni ukubera iki ukunda kuza kundeba ahantu nk'aha ngaha haciriritse gutya
ukicara kuri utu dutebe tumeze gutya, noneho muri iki giturage kimeze nk'iki ngiki cyacu. Ese kubera icyo utansaba ko twahurira ahantu hasirimutse abantu b'abasirimu nkawe basohokera? Melissa wari wamuteze amatwi aramusubiza ati iyo naje hano mba numva ndimo guhumeka neza. Hano hantu ni heza, hari amahumbezi, mba mbona hari amahoro, nta bintu bisakuza biba bihari, aba ari njyewe nawe gusa. Ni heza narahakunze kandi iby'intebe twicayeho nta kintu bivuze, hapfa kuba ari ahantu hari umwuka mwiza gusa nta bindi. Philbert ntiyanyurwa aramubwira ati ariko biratangaje cyane, jya mbona n'abantu banyura hano babona umukobwa mwiza nkawe wicaye ahantu nk'aha munsi y'umutaka nk'uyu nguyu ku dutebe nk'utu, nkabona barakurebye cyane bakwigejejeho. Umbabarire ko nanjye mba nabigizemo uruhare nkabyemera, nkemera ko wicara ahantu nk'ahangaha, nakabaye mbyanga nkakujyana ahandi hantu. Ubutaha ariko ngusezeranyije yuko tuzahurira ahandi hantu hameze neza. Icyo gihe wenda nanjye nzaba nagerageje gukuramo iyi myenda mba nambaye ndi mu kazi, kuko ndakeka ko kwicarana nanjye meze gutya mba ndimo kukubangamira. Melissa ati mana yanjye, nyumvira nk'ibintu urimo gutekereza. Umbangamira gute se? Ntabwo ujya umbangamira pe, kandi igihe cyose nza hano mpaza ngutunguye wowe utanabizi, nza ngusanga mu kazi. Urumva rero ko nza naniteguye ko turi buhurire hano nyine, akaba ari naho tuganirira. Rero nta kintu hantwaye, n'ahandi wenda twazahajya usibye ko atari na ngombwa cyane. Icy'ingenzi si ahantu twahurira ngo tuganire, ahubwo njyewe icyo mpa agaciro cyane kurusha ibindi ni umuntu twahuye turimo kuganira. Philbert kumva amagambo y'umukobwa noneho yarikanze atuvuze. Melissa isoni ziramwica, nawe yumva aracitswe kuko yari arimo kugaragaza amarangamutima ye kandi atabishaka. Ahita ashaka kwigarura, aramubwira ati nyine mvuze ko aho twaganirira hose nta kibazo, njyewe nta kibazo mbibonamo, gusa nyine nk'uko nabikubwiye hano hantu ndahakunda, nta kintu haba hantwaye. Philbert yahise amera nk'ushaka ko icyo kiganiro bakivaho bakivugira ibindi, aramubwira ati ngaho nyibwirira, uracyari hano kugira ngo umfashe kurwanya abanzi banjye? Aramusubiza ati nuramuka ubinyemereye. Umuhungu yahise amureba indoro yoroshye ariko nanone ari naseriye cyane, aramubwira ati Melissa, mu by'ukuri ndumva nshaka kukwizera, ariko inshuro ya nyuma mperukiraho kwizera umuntu natakaje buri kimwe cyose nari mfite. Umukobwa aramubwira ati ndakumva ni ukuri, kwizera umuntu akaguhemukira uhita uzinukwa, uba wumva utazongera kwizera bibaho. Ariko nyizera kuri iyi nshuro, ndakwinginze nyizera, mbabarira unyizere ngufashe, wenda nibirangira nimara kugufasha kuri iyi kese yawe ntuzigere wongera kunyizera. Noneho Philbert yatangiye kumubwira byose uko byagenze kugira ngo abure kampani ye n'amafaranga ye yose. Nta na kimwe yigeze ataruka, yamubwiye akantu ku kandi ukuntu ibintu byose byagenze. Aramubwira ati rero ndumva ugomba kongera gutanga ikirego, ntabwo twatuma bagutwara ibintu byawe burundu. Aramusubiza ati Melissa, bariya abantu barakomeye cyane, ni abantu ntahangana nabo, bafite amafaranga menshi, bafite amakonegisiyo menshi ahantu hose, ujya kubona ukabona ahantu hose bagezeyo. Rero njyewe iyo ntekereje neza mbona umuntu nkanjye atatsinda abantu nka bariya. Melissa atariko wibagiye ko tugomba gufatanya kuri iyi nshuro, ntabwo ukiri wenyine, nanjye ndahari kugira ngo ngufashe, ndahari ku bwawe, kandi njyewe nta n'ubwoba banteye, humura. Kandi Camille ndamuzi neza kuko sibwo bwa mbere njyewe naba mpuriye nawe mu rukiko, rero amanyanga ye yose ndayazi. Kuva uwo munsi noneho nibwo Melissa yamubwiye byose, ko kampani akoreramo ari iye kadakorera abandi. Umuhungu yarumiwe, nubwo yari yabizi yuko umukobwa ari umukire, ariko ntago yari azi ko ari umukire kuri urwo rwego.
Umukobwa akomeza amubwira ati komeza unyizere no kuri njyewe nzagufasha kandi imanza nk'izo nanjye nagiye nziburana kenshi cyane nkazitsinda. Ntabwo wagera ku rwego nk'urwo ngezeho utarahura n'imbogamizi nk'izo ngizo. Cyane cyane noneho waragize ibyago byo gukorana n'uriya mugabo waguhemukiye ngo ni Kamili. Rero humura njyewe ndabyizeye yuko uzatsinda. Yamufashe ikiganza ati Philbert nyizera ariko cyane cyane wizere Imana. Kuri iyi nshuro reka twizere ko uzasubirana kampani yawe. Reka twizere yuko buri kintu cyose cyahoze ari cyawe uzagisubirana. Noneho Philbert yaramwizeye koko, nuko ikirego yari yararetse arongera arakibyutsa. Melissa nawe kandi ntago yari yicaye, yamushakiye umwavoka ukomeye cyane w'umuhanga, nuko bapanga no guhura. Ku munsi bagombaga guhuriraho Philbert yaraje aza yitwaje dokima zose bari bukenere. Icyo gihe niyo nshuro ya mbere bari babonanye we na Melissa atari mu kazi. Nibwo bwa mbere Melissa yaramubonye atambaye imyenda yo mu kazi ku buryo yanikanze cyane. Umuhungu wari warihebye, yumva ari mu isi ya wenyine, yumva nta cyizere cy'ejo hazaza afite kubera kubura ibyo byose yaruhiye, yiyemeje kongera gutangira bundi bushya. Noneho yari yabonye umuntu umwitayeho kandi unamwizeye cyane. Ibyo byatumye nawe yongera kwiyubuka, yongera no kwikunda, yibuka yuko agomba kwiyitaho. Icyo gihe rero yasaga neza cyane, yiyogoshesheje umusatsi, ubwanwa babwogoshe neza, ameze neza cyane. Melissa akamureba agakomeza gutungurwa n'ukuntu yabonaga ari mwiza cyane. Yakomeje kumwitegereza ariko ageze aho arigarura ntiyabitindaho, birebera umwavoka bari baje kureba. Yatangiye kwiga ikirego cyabo kandi n'ibimenyetso bifatika byari bihari. Melissa yakomeje kumuba hafi, yarakagumye nawe kuri uwo munsi ikirego yari yakigize nk'aho ari iki, nk'umuntu kandi wari uzi ikipe bahanganye nayo, azi ibyabo byose n'uko bakora. Yagize uruhare runini cyane mu gutanga ibitekerezo n'ibyakorwa byose kugira ngo bazabatsinde. Philbert yareba ibyo bintu byose akumirwa, atubagira inshuti yagira inshuti nkawe, uri inshuti nziza, nanjye igihe cyose nzaba mpari ku bwawe. Kamili bari bahanganye ibyo kuba Philbert yarabyukije ikirego, yarabimenye bimutera ubwoba bwinshi cyane, ariko aranibaza ati umuntu wari warabiryamishije akaba yaranakennye, nta rwara rwo kwishima agifite ko ariko numva bavuga ngo asigaye acuruza udukoresho twa feke. Ninde muntu umuri inyuma kuko? Ese ninde urimo kumufasha? Yashakishije amakuru yose araperereza, maze aza kumenya byose, amenya ko ari Melissa urimo kumufasha. Akibimenya yararakaye cyane, ahita ajya kumureba ati Melissa, urimo urandwanya? Urimo kurwanya umuntu nkanjye wazakugirira akamaro? Koko uratinyuka ukandwanya ahubwo ugafasha uriya mukanishi w'umuhombyi udafite ikintu na kimwe yakumarira? Melissa aramusubiza ati njyewe ntago ndimo kukurwanya, ntago ndimo kukurwanya nk'uko urimo kubivuga, ahubwo ndimo ndarwanya akarengane, ndimo kurwanirira ukuri. Kamili ararakara, atangira no kubira ibyuya kubera Melissa yari amuzi kandi anamutinya cyane, kubera ko yari abizi neza ko ari umukobwa w'umuhanga kandi utajya ava no ku bintu, umukobwa wizirika cyane. Iyo yinjiye mu kintu nyine nuko nguko ntagomba kurambika hasi ataragera ku cyo ashaka. Yaravugaga ati ndapfuye noneho birarangiye, amafaranga yose natanga Melissa yaje muri ibi bintu ntago bizampira, kuko azakora ibishoboka byose batsinde. Yatangiye guca bugufi, aramubwira ati Melissa, nsanzwe nzi ko uri umuhanga unareba kure, rero kuri iyi nshuro reba ikigufitiye akamaro kurusha ikindi. Akomeza kumubwira ati nk'abantu dusanzwe dufite ibyo duhuriramo muri bizinesi, tugomba no gushyira hamwe tugashyigikirana. Yamubwiye byinshi, umukobwa aranga neza, aramunanira, ashaka no kubishyiramo amafaranga, ariko Melissa arabyanga mubera ibamba. Abonye umukobwa amunaniye burundu, atari ku bundi ndakwirukankaho kubera iki, iriya kampani ni iyanjye,
nayizamuriye n'amaboko yanjye n'ubwenge bwanjye, n'ubundi muraruhira ubusa rwose nzabatsinda. Melissa arisekera ati reka dutegereze turebe, kandi niba ari byo koko, niba warayizamuriye n'amaboko yawe n'ubwenge bwawe, ntabwo wakabaye ugira, n'ubundi ubwenge wakoresheje uyishinga wanabukoresha ukongera ukazamura iyindi. Camille kubyumva gutyo ararakara, kubera yuko nawe ubuswa bwe yari abuzi ko nta gitekerezo na kimwe yagira cyo kwizamurira kampani, usibye kubona utwo abandi batangiye kubera amafaranga ye, akagenda bashwashwa ngo bakorane, akareba imikorere yabo n'uko babigenza, bagashiduka yazibariye. Nawe rero byaramurakaje cyane, ahita anikubita aragenda. Yagiye yabize ibyuya ati nagiye kera ku busa, igihe nahereye nshukashwa abantu bafite udukampani dutoya nkatubarya, noneho birandangiranye kuri iyi nshuro. Iyo rwose iramagama kuba Melissa yabijemo, nta kindi yakoze usibye gushoramo amafaranga, agashaka abavoka benshi bagombaga kuzaza kumufasha. Igihe cyarageze bajya mu rukiko, nuko Camille aza afite abavoka 5, Philbert we yifite umwe gusa. Nubwo yari umwe ariko yari umuhanga cyane ku buryo abo bari bahanganye bageze aho bagatangira no kubura icyo bavuga, ahubwo ugasanga barimo kuvuguruzanya hagati yabo, kuko ibyo bavugaga byari ibihimbano, byari byuzuye ibinyoma gusa. Birangiye bavuye mu rukiko barataha. Bari mu nzira bataha, Philbert yari yarakaye cyane, aravuga ati ntago nari nzi ko narakariye Camille na Flora cyane, nabimenye ubwo nongeraga kubabona. Flora yandebaga nkaho nigeze mbaho, wagira ngo nta nubwo yigeze amenya. Ntago yibukaga ko nigeze kuba ingenzi cyane mu buzima bwe. Ntago yibukaga ko hari umuhungu wigeze kujya ageza saa 6 z'ijoro akora aharanira iterambere ry'urugo rwari rutaranashingwa. Umusore wararaga akora cyane adasinziriye ngo yiteze imbere, yite no ku mukunzi we amuhesha ishema, agaragara neza mu bandi. Umusore wari witeguye gukora buri kimwe cyose kugira ngo umukobwa akunda azatume abasha kubaho mu buzima bwiza. Yaransize asanga umugabo w'umuswa utanashobora kugira n'akuma na kamwe akora ku modoka atifashishije Google cyangwa se amavideo yo kuri YouTube ngo arebe uko bikorwa. Umugabo w'umuswa cyane utagira agatekerezo na kamwe mu mutwe we k'umushinga yatangiza, usibye guhuguza utwo abandi bashinze akaba ari two yuririraho. Melissa amufata ikiganza aramukomeza, aramubwira ati hangane, ndakwinginze ihangane, kandi ndakumva. Ntago byoroshye cyane kubona abantu baguhemukiye barimo kukwishima hejuru, biba bigoye cyane kubyakira. Ihangane, kandi nzi neza ko igihe kizagera ukabona undi mukobwa ukunda nawe ugukunda cyane. Nyuma y'amezi 3 nibwo imyanzuro y'urukiko yasomwe. Icyo gihe Philbert yari yatsinze, maze basaba Camille kumusubiza ibye byose, akongeraho n'indishyi z'akababaro. Umucamanza akimara gushimangira imyanzuro y'urukiko, Philbert byari byamuyobeye, yararebaga gusa habe no guhumbya amaso. Yari yageze ngo ahari yumvise nabi. Melissa aramubwira ati ese kudahaguruka ngo duserebure? Philbert ati hoya, kubera iki nahaguruka? Melissa ati ariko se ntabwo umaze kumva ibyo batangaje, watsinze? Philbert ati ntabwo mbyumva, none se koko twumvishe neza? Melissa ati yego wumvishe neza cyane, watsinze, haguruka duserebure. Umuhungu noneho nawe yageze aho arabyizera, nuko arahaguruka ariyamira arishima cyane, ahobera Melissa wamufashije, aramuhobera cyane, akomeza kumubwira amagambo yo kumushimira, hanyuma ahita ahobera n'umwavoka wamufashije. Byari ibyishimo, yumvaga byamurenze. Yasubiranye kampani ye, atangira kongera gukora. Nyuma y'iminsi mikeya yakoze ikirori cyo kwitaha ku mugaragaro, anashimira Melissa mu ruhame ko byose ari we abikesha. Nyuma yaho bakomeje kuba inshuti cyane, bakagirana inama ku bintu bitandukanye,
bari inshuti nziza. Igihe kimwe bari basohotse, Philbert yamusabye ko bazahura bakaganira. Bari basohokeye ahantu heza cyane hatuje. Melissa aramubaza ati kubera iki wanzanye ahantu nk'aha ngaha heza gutya? Philbert aramubwira ati hano hantu ni heza cyane, haratuje kandi nabonye ko ukunda ahantu hatuje nk'aha ngaha. Nashakaga ko tuzana ahantu nk'aha ngaha ari ijwi ryanjye nawe gusa, nta rusaku, nta kindi kintu kituderanja, just you and me. Ndashaka ko uyu munsi buri jambo ryose nibukubwire uryumva neza cyane kandi ukazahora urizirikana, kuko ntabwo ari ibintu naryamye ngo mpite mbyuka mpange kubikubwira, ahubwo ni ibintu maranye iminsi myinshi cyane, kuko byose byatangiye kuva ku munsi wa mbere nkubona. Aramubwira ati nkubona bwa mbere nabonye uri umukobwa mwiza, ariko nkanavuga nti uyu nguyu we rwose arandenze, nta n'ikintu twavugana. Nabaye nk'ukwihunza, turinda dutandukana nta kintu na kimwe umenyeho, cyangwa se ngo nanjye ngire ikintu umenya kuri wowe. Nta zina ryawe nari nzi, nta nimero ya telefone, sinari nzi aho utaha, nta kintu na kimwe nari nzi. Tukimara gutandukana, hari ubwo numvaga nasubira inyuma nkakubaza nka kimwe muri ibyo bibazo nari ndimo kwibaza, ariko umutima ukambwira uti Philbert uri mu biki? Umukobwa nk'uriya mwiza kuriya, izina rye rirakumarira iki ko mutazongera guhura? Ese nimero ya telefone uyimusabye urabona yayiguha? Ese tuvuge ko wagira n'Imana akayiguha, urabona wayimaze iki? Umukobwa nk'uriya urabona yakirushya yitaba umuntu nkawe w'umuhombyi, udafite ikintu na kimwe, udafite ikintu amaze? Narabitekerezaga, natekereza ariko ko nari maze n'iminsi mpemukiwe mu rukundo, narazinutswe ibintu byo gukundana, noneho nkahita mbireka burundu. Nuko ndigendera, ngenda nta kintu na kimwe nkubwiye, ntanizeye yuko tuzongera no kubonana. Nubwo nagiye ariko mu kazi nakomeje kugutekereza, ngeze no mu rugo ntashye nimugoroba nkomeza kugutekereza, ntabwo byigeze bihagarara. Naragutekereje kandi cyane, kubihagarika bikomeza kunanira, nkomeza kurwana iyo ntambara itari yoroshye. Melissa kumubwira ibyo bintu byose yarikanze ahita amureba. Ntabwo yari azi ko ari uko byari bimumereye, yari azi ko ari we wenyine ufite ukuntu arimo kwiyumva, ntabwo yari azi ko no ku muhungu ariko bimeze. Amaze kumureba gutya atunguwe cyane, Philbert nawe yahise amureba, bose bararebana. Aramubwira ati Melissa, mbabarira ukomeze undebe gutyo, ntabwo uzi ukuntu wowe nkunda ukuntu undeba, ntabwo uzi ukuntu nkunda iyo ndoro, nta gitekerezo na kimwe ufite ku kuntu nkunda iyo ndoro yawe yuzuye ubugwaneza. Indoro yawe isobanuye byinshi cyane Melissa, komeza undebe mu maso, ndeba wenda urabasha no kubona ukuri kuri mu maso yanjye. Philbert yakomeje kumubwira byose, amubwira no ku yindi minsi yagiye ikurikiraho uko byari bimumereye. Amubwira ukuntu yatumye yongera kwizera abantu, ati Melissa, kubaho kwawe, guhura nawe byabaye nko kuzuka kwanjye. Ese ibintu ndimo kukubwira urimo urabyumva neza? Ntabwo wandambiwe? Melissa noneho n'ikiniga, amarira ashaka gutemba ku matama ye kubera amagambo Philbert yari amaze kumubwira. Ati oya, ntabwo nakurambiwe, humura, niteguye gukomeza kukumva. Yakomereje aho yari agereje, aramubwira ati nagiye mpura n'abakobwa benshi mu buzima bwanjye, bamwe dukorana, abandi ari inshuti, abaturanyi, gusa wowe uratandukanye, utandukanye nabo bose nagendaga mbona. Hari igihe ubona umuntu ari mwiza inyuma ku isura, ariko imbere mu mutima nta kirimo, ari umwirasi, cyangwa se yifitemo n'utundi tudefo twinshi cyane. Gusa wowe ufite umwihariko ntabwo usanzwe, uri mwiza ku isura, uri mwiza cyane Melissa, ufite uburere, ufite umuco, ugira umutima mwiza, uri umuhanga, ntabwo wirata. Ni byinshi cyane nakuvugaho, gusa njya ngushakira izina, nkagushakira inyito ariko sinyibone.
Ibyo bintu byose rero byatumye numva nshaka kukugira inshuti, nawe uranyemerera umbera inshuti nziza cyane y'inkoramutima, wambereye inshuti nziza ndanyurwa. Kuba inshuti nawe byari byiza cyane, ariko ndashaka ibirenze ibyo ngibyo. Ndashaka ibirenze ubucuti kure, nk'uko wihariye ku bintu byinshi. Niba wabinyemerera ndanakwisabiye ngo ube umwihariko mu buzima bwanjye. Nanjye ndifuza kuba umwihariko mu buzima bwawe, kubera ko Melissa yavuze gutyo. Izina rye ntiyagira ikindi kintu avuga, ahubwo amureba mu maso. Melissa nawe aramureba, bararebana, amera nk'aho amusabye uburenganzira bwo kugira ikintu avuga. Umukobwa nawe amwereka ko ubwo burenganzira abumuhaye kugira ngo akomeze amubwire. Hanyuma Philbert noneho aramubwira ati, Melissa ndagukunda. Melissa icyo gihe yari yabiketse, aho byashyaga bishyira yari yahamenye, ariko ntago yari azi ko biri bumere nk'aho atunguwe no kubyumva gutyo, kandi n'ubundi yari abizi neza ko bagiye kubimubwira. Yaratunguwe, abura neza uko yifata. Philbert amufata ikiganza, bararebana, arongera abimusubiramo inshuro nyinshi cyane, amubwira ukuntu amukunda. Umukobwa emosiyo zatangiye kuba nyinshi cyane, yisanga atangiye no kurira. Umuhungu nawe ajya aramuhoza, maze ageze aho araceceka. Hanyuma Philbert arongera aramubaza ati, ese urabinyemerera twikundanire? Ese nawe urankunda? Mbwira mukobwa mwiza, mbwira niba wiyumva nk'uko niyumva. Urabyemera twikundanire? Philbert yategereje igisubizo umukobwa agiye kumuha, ariko umukobwa kuvuga biranga. Ntabwo yari azi ko nyuma y'igihe gishize adakundana, kubera ukuntu yagiye ahemukirwa mu rukundo, akavuga ko ibyo bintu atazongera kubisubiramo. Nyuma y'igihe azongera kugira umusore akunda cyane. Ntabwo yari azi ko azongera kwiyumvamo urukundo nk'uko byari bimeze kuri Philbert. Nawe yaramukundaga cyane, kuko hari nk'igihe yari arimo kumubwira ibyamubagaho, aramutekereza, akumva arimo kumuvugira ibintu neza neza. Kuri iyo nshuro si uko urubanza yari yararutsinze asigaye afite n'amafaranga menshi, ngo abe ariyo mpamvu yari itumye amukunda. Yari yaramukunze ntacyo afite, yari yaramukunze cya gihe yicururizaga munsi y'umutaka, nta n'amafaranga afite yo gukodesha inzu, ari umukene wo kubabarirwa. Icyo gihe yari yarahisemo gukorera munsi y'umutaka, kuko yabonaga ayo gukodesha inzu akabona aruta igishoro yari afite. Ni nayo mpamvu yumvaga nyine agomba guhera kuri dukeya, agatangira kuri dukeya afite, agakorera ahantu hatameze neza, ariko nyine afite icyizere cy'uko azagenda yiyubaka kugeza ubwo nawe abashije kubona inzu ajya gukoreramo. Muri icyo gihe Melissa akimubona bwa mbere akamukunda, ntabwo yari abyitayeho. Yari yaramwikundiye gutya gusa, amukunda uko ari. Yaraye amajoro menshi asaba Imana ngo Philbert azamubwire ko amukunda, bikundanire. Yari yarabisengeye cyane, ariko akabona umuhungu bamaranye umwaka urenga baziranye, nta kintu aramubwira, ku buryo Melissa yageze agatangira no kwiheba, ataha rubanza atazigera anankunda, ari ukwibera inshuti gusa. Gusa umunsi wari uwo, iryo jambo yifuje kubwirwa kenshi na Philbert yari arimubwiye, noneho kandi arimubwira mu buryo atanakekaga yuko yabimubwiramo. Aho yari yicaye akibaza ati, ndinde wo kutavuga yego? Ese ndinde wo kwanga? Ndinde wo guhakana? Ese ndinde wo guhakanira umusore mwiza nk'uyu uruseriye, udacika intege, akongera agahera kuri zero? Nawe ni byinshi yamukundiraga, byatumaga yumva akomeje kumukunda cyane. Yaje kumwemerera, nuko batangira kwikundanira. Bakomeje gukundana cyane, ariko noneho na kampani ya Philbert ikomeza gutera imbere, atangira kuzamuka, aza no kuba umukire, ku buryo na Flora wamugambaniye akanamusiga yifuje kugaruka, ariko ntabwo byari bigikunze. We na Melissa kandi urukundo rwabo rwari ruryoshye cyane. Rimwe bicaye barimo kuganira, basohokeye ahantu, babazaniye ibyo kunywa.
Icyo gihe bakimara kubazanira ibyo kunywa ariko bibagiwe ko bagomba kubinywa kubera ukuntu bumvaga bashaka gukomeza kwiganirira. Ariko bageze aho Philbert aramubwira ati uzi ko twibagiwe ko tugomba no kunywa. Bombi bahise bafata ibirahure nuko bakora cheers. Philbert aramureba aramubwira ati cheers ku mukobwa mwiza cyane, CEO wa kampani ikomeye cyane, wikundiye umukanishi w'umukene wo ku muhanda, utari ufite nayo gukodesha inzu agakorera munsi y'umutaka. Melissa aramwenyura nuko nawe aramubwira ati cheers ku musore mwiza wasannye imodoka yanjye, ntaba ariyo asana gusa ahubwo agasana n'umutima wanjye. Warakoze kuza mu buzima bwanjye. Philbert ati nawe warakoze cyane kuza mu buzima bwanjye Melissa, ndagukunda cyane. Melissa nawe yambwiye ko amukunda, maze barasangira ubundi bakomeza no kwipangira byinshi ku rukundo rwabo n'ubuzima bwabo bw'ahazaza. Aha niho inkuru yacu y'urukundo rwa Melissa na Philbert tuyisoreje. Mwakoze cyane kubana natwe. Ngibyo rero iby'umukanishi wo ku muhanda na CEO wa kampani ikomeye cyane. Urukundo rwabo rwanditse amateka, ruba intangarugero kuri benshi. Ubushize mu nkuru twabagejejeho twababwiye ibyo wasenye urugo rwe kubera gukomeza gukururukana no mu ex we. Ahari habanje twari twabagejejeho inkuru y'umubosi wikundiye umukozi wo mu rugo wamukundiraga abana cyane. Ndizera yuko iyi nkuru munayibuka. Ibya Paul na Mado rwose ndizera yuko mubyibuka cyane kuko iyi nkuru mwakunze cyane kandi mwarakoze. Ahari habanje twari twabagejejeho inkuru y'umwana wavukanye ikibibi mu mugongo kimeze nk'icya papa we neza neza bari baraburiye irengero. Ntabwo nshaka kuzisubiramo zose uko zingana kuko ndanabizi neza ko muzizi, ahubwo icyo nshaka kuvuga nuko mba nshaka kubahereza inkuru zivuga kuri topics zitandukanye. Ubutaha rero nzabagezaho inkuru y'umumotari wakundanye n'umukobwa. Nari ngiye kubivuga, ese wakundanye n'umukobwa umeze gute? Hagira umuntu ubifora? Ese nimumbwire nta gatopike wenda mwifuza ko nazababwiraho mu nkuru ziri imbere. Hari nk'igihe uzi nka topic runaka ariko wenda ukumva sinyivugaho, habaye hari igitekerezo wadusangiza kuri iyo topic watubwira, maze natwe tukazagutegurira iyo nkuru. Abafite uko babitekereza bashobora no kubidusangiza muri comment mutubwire, ariko mutubwire no kuri iyi nkuru y'uyu munsi ese mwayumvishe mute? Mudusangiza ibitekerezo byanyu muri comment. Ndabashimiye cyane rero, Imana ikomeze kubarinda, ibarinde ikibi cyose, ibarinde uburwayi, ibarinde ibyago n'amakuba, ibarinde ubukene, ibarinde ingeso mbi, ibahe ubuzima bwiza buzira umuze, ibagurira imbago kandi namwe mubereho kuyinezeza. Ndabakunda cyane kandi bahishiye byinshi byiza. Rero reka dusubikire aha ngaha, tuzahura ubutaha. Ndabakunda cyane, mwari kumwe na Nema.